ariko Imana ije gukinga isengero. Kandi yambwiye ngo noneho ninzi ikinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Nta kabuza mushumba, ariko nta nubwo umushumba uri igishumba nimushake munance kangahe ni ukuri. Nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho. Nawe ya rwose nta rupasiteri, umupasiteri muzima ntasambana, igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina mushaka nandi munyita. Nta muhanuzi wo gusambana. None abenshi mufite abana, nta n'imbaraga mufite zo kubisobanura abagore mwashatse. Ye baba we, yemwe baririmbyi kazi, ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni harimo abahetsa abana bataraba abagabo. Ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye, bitumye Imana iza nk'igisiga igwiriye urusengero kubw'ubwo busambanyi. Abenshi mwakuyemo inda bari kwiyita abakobwa, muri abicanyi, muri indaya. Imana ije nk'igisiga igwiriye urusengero. Wewe uraje uvuye iyo ngiyo, ntago tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora paruwasi. Uri umujya muri umukoboyi, uri umuniga, nawe ubwawe urabizi. No wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora. None ngo uri umushumba, uri umushumba wa yahe matungo? Aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka, na matungo ni ingurube, ni ihene. Aho Imana ije kubikurikirana. Umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira nijoro, igiti Imana itateye cyose ije kukirimbura. Bimitsa abatambyi nkabizi nibiyimikira bakiraho ibikomangoma. Imana atari yo yabikoze, ariko Imana ije gukinga isengero. Kandi yambwiye ngo noneho ninzi ikinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Kubw'ibyo mwishi isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'Imana. Bapasiteri muribuka murahira Imana babimikisha amavuta yuko mutazanywa n'ibihembo, aho bazabashyira hose nta rubanza. None se ubu niko biri? Ubu biracyarukuragira umukumbi cyangwa muri bije z'amafaranga? Muri abadiyakoni mwagiye muhangara gufata abahanuzi b'Imana. Ninde wafata Perezida wa Repubulika akamucecekesha? Harya yagubwa neza? Mwibuke ko mwazaniye imivuma benshi ingo zanyu, ababakomokaho n'imiryango yanyu. Muzi ko ari imikino. Bapantekote mwibuke ko hari amategeko twari dufite twagenderagaho, twubahaga Imana. Kandi burya nta n'igihugu kitagira amategeko. Ngira ngo no mu muco wacu w'Abanyarwanda tugira kirazira. Kirazira uzajya ubisanga mu ntara no mu turere, hari aho banditse ngo kirazira. Bene data, natwe ku bagenzi bajya mu ijuru twagiraga kirazira mu rwego rw'itorero. Ariko uyu munsi wa none hari ibyagiye bizirurwa, bitewe n'indamu n'ibyo abantu bagamije. Mwishi isezerano mwari mwarasezeranye Imana kuyikorera. Icyambere ari ukwita ku mukumbi mugeza kuri Kristo. Ariko ubu ntago icyerekezo ari umukumbi, icyerekezo ni kashi. Nicyo kibazo. Kabiri, ikindi, umuntu yakora ibyaha, yakwica, yaroga, yasambana, icy'ingenzi nuko abazanira amafaranga. Nta kindi kigamijwe, ni amafaranga. Ese muri kureba nubwo mwayakurikiye abahaye amahoro? Mwari muzi ko intebe zanyu abenshi umwuka w'Imana yasanze akanyereka ziteye mu marimbi? Abenshi bari kurigitana nazo ari intebe zuzuye zimeze nk'izisize amazahabu ariko z'ibyubahiro. Ikibabaje bamwe bararigita za ntebe agasibangana, abandi nabo babona za ntebe bagarwanira kuza kuzicaramo. Ntibamenye ko ari bibajyana mu rwobo rwo kurimbuka. Mu gihe cyose mutari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, muri gukora ibyo abantu bashaka, ntimwumvire Imana, ni ukuri ntimuzabura guhura n'amakuba. Niba uzi ko uri kujya mu ijuru, tandukana n'amoko y'isi, tandukana n'ubuhutu. Amazuru avamo ibimwira koko.
Pantekote mbere nta buhutu n'ubututsi, ariko iyi minsi ya none kugira ngo baguhe inshingano bamwe hari aho ugera ugasanga ni amazuru. Amazuru yabaye amazuru, niba ari umuhutu riravano rikagera iriya irindi iriya, niba ari umututsi rigera iriya hakurya. Harya ayo mazuru mwimitse mu mitima, bakaguha ubudiyakoni, rizakoropa urusengero uzarikubisha hasi. Imana iraje yakubita igiti, ibyo bizuru mwimitse bizabashwanyagurikiraho. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Imana irema Adamu na Eva, abahutu babumbwe ryari, abatutsi babumbwa ryari, muwuhe mwaka? Igitabo kigaragaza abahutu n'abatutsi igihe babumbiwe ni hehe? Ko muri gupfa ubusa. Iraje nk'igisiga igwiriye urusengero, itunguranye mu buryo mutatekerezaga. Nkaboneraho kubwira abaririmbyi, Imana irababaye kubw'ubusambanyi bwuzuye mu makorari. Imana irababaye we, Imana irababaye kubw'uburaya bwuzuye mu makorari. Irababaye kubwo kugambanirana, mukamena amaraso atariho urubanza. Ese Imana iririmbirwa n'abakire gusa? Ko ari amakorari yasinye yuko umuntu udafite amafaranga atakwinjiramo? Yemwe baririmbye, Imana izabahembera iki? Aho nimugira ngo nugucuranga ibyuma, misiyo nukugura ibyuma, nimushaka ingingo ibarengera imirimo. Ntibiteye isoni kubona korari igihugu cyose cyuzuye amakorari, nta nimwe yavuga ngo reka tujyane byibuze n'umuneke kwa muganga. Mu nzu z'imbohe muravuga Yesu wo ku munwa gusa, nta bikorwa. Koko mwibuke ko yigeze kumbwira ngo abanyarwanda bazasonza kugeza ubwo umuntu azajya yayura urwasaya kongera kuruhuza ntibikute, kubera inzara. Mushaka ubwami bw'Imana, kandi yarambwiye ngo iyi nzara ntizakangwa n'abategetsi bakomeye, naho izahakomanga ihinjire, naho izagerayo. Ariko ngabubaha Uwiteka, abo bose bakumvira Imana ifite uko irabigenza, nk'uko yatabaye abanyegiputa, Abisiraheli muri Egiputa mu byago 10 byose ikarengera Abisiraheli. Ni nako abantu bayitonyeho. Imana ifite uruhisho rwayo ukuntu igiye kubigenza. Turaguhimbaje Imana yaremye ijuru n'isi, dushimye kwera kwawe wowe wicaye kuri ya ntebe y'icyubahiro, uri kumwe n'ibizima n'abakuru, uhimbazwe uwera. Nta wundi mwami ubaho, nta n'uzigera abaho umeze nkawe. None Data mwiza, uwera wa Isiraheli, niba ngutonyeho ukabishima, wemera isengesho ryanjye. Icyo ngusabye rwose ntukinyeme, unyemerere ijambo ngiye kuvuga ntiribinjyana mu rubanza. Ubutumwa ngiye gutanga, Uwiteka Nyiringabo, nukurume kubuvuga uko wabumpaye. Data mwiza, ntongere ntagabanije, uhagarare Mwami Imana ku kanwa kanjye, uburira abatuye isi. Nuko rero Data mwiza, kandi abo rigera mu matwi bose, Uwiteka Nyiringabo, haboneka impinduka, ugabanye kurimbuka kwa benshi, wongere gukizwa, ugamburuza ibyo umwanzi aba yagambiriye. Mana Data, izina ryawe ryonyine gusa aba ryo ryubahwa mu isi y'abariho, abazima n'abapfuye. Izina ryawe ryubahwe, ndetse n'ikuzimu ryubahwe, mu ijuru ho risanzwe ryubahwa, ariko nano mu isi izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Ni Riziki Chantal, nagarutse naherukanaga namwe bene Data bari hirya no hino mu gihugu cyacu Rwanda, bihugu by'abaturanyi, Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda, Afrika, nukuri za Zambia, aho hose muri Amerika ndabasuje cyane. Muraho yemwe. Mu Burayi muraho. Nukuri umwami Yesu ashimwe cyane. Kubw'ibyo ndongenda garutse, twaherukanaga mu mwaka w'2020, nubwo hari benshi bagiye bavuga yuko ngo naje bagashyiraho utuntu twishi, ngo bakoranye ibiganiro na Riziki, ni ukubeshya. Nagarutse. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hari ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya,
Hoseya ibice 8 ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo wa 4. Ijambo ubu ni ubutumwa Imana impaye kubwira abantu. Ibice 8 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5 aravuga ngo shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga agwira urusengero rw'Uwiteka, kuko bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye. Bazandakira bati Imana yacu twebwe Abisiraheli turakuzi, twebwe Abisiraheli turakuzi. Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga. Bimitse abami ntabitegetse, bishyiriraho ibikomangoma ntabizi. Biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo n'izahabu yabo, bituma bacibwa. Amen. Ubu ni ubutumwa Imana yampaye gutangariza itorero ngo shyira impanda mu kanwa, azaza nk'igisiga agwira urusengero rw'Uwiteka. Imana yambwiye ko igarutse ku itorero kandi ije nk'igisiga. Iyo igisiga kije kikaza ku nzu yawe ntago kikumenyesha, kiza gitunguranye. N'Imana nuko ije nk'igisiga itunguye itorero. Yigeze ko mu butumwa imbwira ko isengero zikinzwe, ntago yigeze imbwira yuko zakinguwe. Cyakoze muri ibi bihe yanganirije isanze mu nzozi, Imana imbwira ko ngo bafunguje imfunguzo z'icurano barazifungura. Imana irabareka ngo urebe ko wenda haraba impinduka. Rwose mwarakinguye murabizi, atese ubwo riziki ntiwari wavangiwe. Nanjye narasenze mbaza Imana ngo ibi bintu ko benshi bambwira ngo ko zafunguwe, Imana irambwira ngo ni ukuri ntago ari njye Uwiteka wakinguye, n'abana b'abana ariko ndabaretse ngo ndebe ko bakwisubiraho hakagira impinduka. Ndaje nk'igisiga ngwira urusengero. Ko bw'ibyo Imana irambwira ngo uko yari yazikinze bwa mbere mukabasha kubona imfunguzo mukazicura mukongera mugakingura, Uwiteka ariyiziye. Yemwe matorero, Imana yera yo mu ijuru iraje igarutse gukinga isengero. Ntago nzi umunsi cyangwa ukwezi, sinzi n'umwaka, wenda wasanga ari kera, nta wamenya, ariko Imana ije gukinga isengero. Kandi yambwiye ngo noneho ninzi kinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera, ngira rushyira imuhengeri. Nuko ahangaha ngwira urusengero rw'Uwiteka, kuko bishe isezerano ryanjye bakica n'amategeko yanjye. Ndabwira aho mbarizwa, mwibuke isezerano barokore ba Pentekote, ADPR, mwasengeraga mu kuri no mu mwuka, mugaha Imana umwanya, Imana ikabereka inzira mukwiriye gucamo. Mwari mwaragiranye isezerano rikomeye cyane yuko muzayizanaho abantu. Yaje gutungurwa nuko aho kuzana abantu mwahindutse intumwa z'amafaranga boshya abasoresha. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Kubw'ibyo mwishe isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'Imana. Bapasiteri muribuka murahira Imana babimikisha amavuta yuko mutazanywa n'ibihembo, aho bazabashyira hose nta rubanza. None se ubu niko biri? Ubu biracyari ukuragira umukumbi cyangwa muri bije z'amafaranga? Imana ikambwira ngo mbabwire ngo bishe isezerano. Tugeze ku rwego Imana ivuga umuhanuzi uvuze agahura n'akaga Imana imunyuzemo, kandi ryaritwaga itorero ry'umwuka. Ese ubu noneho ni itorero ry'iki? Niba mudahaye umwanya urubuga ngo ikoreremo, rimwe na rimwe abahanuzi bagahura n'akaga mugatera amabuye abahanuzi babatumweho, abandi mukabicisha. Ubu noneho
ko Imana igarutse murabigenza ute ko itari butume igiye kwiyizira mukibonanira. Muri aha badiyakoni mwagiye muhangara gufata abahanuzi b'Imana, ninde wafata perezida wa repubulika akamucecekesha? Harya yagubwa neza? Mwibuke ko mwazaniye imivuma benshi ingo zanyu, ababakomokaho n'imiryango yanyu, muzi ko ari imikino. Twikomereze kuko bishe isezerano ryanjye, ngo bakica amategeko yanjye. Bapantekote mwibuke ko hari amategeko twari dufite twagenderagaho, twubahaga Imana, kandi burya nta n'igihugu kitagira amategeko. Ngira ngo no mu muco wacu w'Abanyarwanda tugira kirazira. Kirazira uzajya ubisanga mu ntara no mu turere, hari aho banditse ngo kirazira. Bene data, natwe ku bagenzi bajya mu ijuru twagiraga kirazira mu rwego rw'itorero, ariko uyu munsi wa none hari ibyagiye bizirurwa bitewe n'indamu n'ibyo abantu bagamije. Mwishe isezerano, mwari mwarasezeranye Imana kuyikorera. Icyambere ari ukwita ku mukumbi mugeza kuri Kristo, ariko ubu ntabwo icyerekezo ari umukumbi, icyerekezo ni kashi. Nicyo kibazo. Kabiri, ikindi, umuntu yakora ibyaha, yakwica, yaroga, yasambana, icy'ingenzi ni uko abazanira amafaranga. Nta kindi kigamijwe, ni amafaranga. Ese muri kureba nubwo mwayakurikiye abahaye amahoro? Mwari muzi ko intebe zanyu abenshi umwuka w'Imana yasanze akanyereka ziteye mu marimbi? Abenshi bari kurigitana nazo ari intebe zuzuye zimeze nk'izisize amazahabu ariko z'ibyubahiro. Ikibabaje, bamwe bararigita za ntebe agasibangana, abandi nabo babona za ntebe bakarwanira kuza kuzicaramo, ntibamenye ko ari bibajyana mu rwobo rwo kurimbuka. Mu gihe cyose mutari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, muri gukora ibyo abantu bashaka, ntimwumvire Imana, ni ukuri ntimuzabura guhura n'amakuba. Bishe isezerano, bica n'amategeko. Tugeze ku rwego rwo gushyingira abageni batwite ngo tudakunda tukabura abayoboke. Tugeze ku rwego umuntu akora agata urugo agashaka umugore wa kabiri, itorero rigasibanganya kubera amafaranga. Mukica amategeko, ibyategetswe. Umuntu agahabwa inshingano. Mwari muzi ko kera umuntu yajyaga ahabwa ubudiyakoni, Imana yarabanje no kubivugaho, igahagurutsa n'abahanuzi ikabyemeza, akaba ariyo yimika. Umuntu akaba pasiteri, ari Imana yamwimitse. None ubu turashyiraho ngo amashuri, hari kwimikwa amashuri. Umuhanuzi Yeremiya yaranditse ibice 8:9 ngo abanyabwenge baramwaye abiyita abanyabwenge kandi barafashwa. Ubwenge bubarimo ni bwenge kise. Ni gute muragira umukumbi ingo zigasenyuka buri munsi mu bireberere, ubusambanyi bukaba bwije mu makorari, ukagira ngo misi yigamijwe no kugura ibyuma no guceza umuziki gusa, ni ukugura amanifomu. Harya ku munsi w'urubanza nibyo muzamurikira Imana? Mujya mwibuka ko ibi bintu muzabibazwa? Ibi bintu mujya mubitekerezaho ko ibi bintu bifite iherezo? Harya koroniza yabanje kubateguza? Ntabwo twibutse indege zahagaze mu kirere, imodoka zibwiriza guhagarara, amato arahagarara, singora n'ibicurane byahagaritse amaraso abantu tukabura umutekano. Ako si akamenyetso gato yemwe abatuye isi mwabonye? None kuki wumva ko ubuzima buzakomeza gutyo gusa? Bisha amategeko. Ni gute waba uri umukirisitu bakagushyira muri kompasiyo ukarigisa imitungo y'ifubyi, ukandikamo abana bawe kwandika ifubyi, abana bawe ukabahindura ifubyi, ukiyica n'umugore wawe ukamwica? Nuko harya urumva abo bana uri kubasabira umugisha? Uragira ngo abo bana hari amahoro? Hari undi mugisha bazagira uretse imivumo y'amarira yazamfubyi y'abana bazandushye? Niho benshi abantu bananira bagahinduka n'ibirara, kandi ntacyo wabikoraho kuko ababyeyi mwarangije kwiyica mu buryo bw'umwuka. Twikomereze.
ahangaha avuze ngo kuko bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye bazanakira bati Mana yacu twebwe abarokore abisiraheli turakuzi. Yewe abantu benshi bajya bavuga bagakora ibyanga Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yayicayeho uri kureba iyo ntebe uzi uko isa, niba ihagaze urabizi, uzi ko n'ibizima bine bitemererwa kureba Imana mu maso. Aho ugira ngo iyo ntebe wapfa kuyireba y'umuriro, wapfa kuhareba. Uzi ko na Mose yasabye kureba Imana, Imana ikamubwira ngo uramutse umbonye wapfa. None ni gute muri kwihesha amahoro ejo ro muratatse ngo Imana ngo twebwe abisiraheli, twebwe abakirisitu, abarokore turakuzi. Hari icyo bita amatakirangoye, akaga kaje. No, bene data shuti za Kristo, ahangaha Imana ntinejejwe no kurimbuka kwanyu. Imana iri kumbwira ngo yemwe bantu mwiyitirira izina ry'Uwiteka yaba bavuga butumwa, mwagiye mukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Niba uri kumvira ijwi aka kanya usabwa kwiyaruruka turi ibyaha. Bantu mwagiye musambana ndetse mukabyara hanze munshoreke, ni mwiyarure kuko uburakari bwotsa bw'Uwiteka bugiye kubamanukira. Nta kabuza mushumba, ariko nta nubwo umushumba uri igishumba, nimushake munance kangahe ni ukuri. Nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho. Noya rwose nta rupasiteri, umupasiteri muzima ntasambana. Igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina mushaka nandi munyita. Nta muhanuzi wo gusambana. None benshi mufite abana, nta n'imbaraga mufite zo kubisobanura abagore mwashatse. Ye baba we, yemwe baririmbyi kazi, ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni, harimo abahetsa abana bataraba abagabo. Ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye, bitumye Imana iza nk'igisiga igwiriye urusengero kubw'ubwo busambanyi. Abenshi mwakuyemo inda bari kwiyita abakobwa, muri abicanyi, muri indaya. Imana ije nk'igisiga igwiriye urusengero. Muzanye akaga mu gihugu, muzanye akaga ku batuye isi. Bazanakira bati Mana yacu twebwe abarokore turakuzi. Usanzwe ugira imbabazi utinda kurakara. Harya bakubise umwana wayo itareba. Yewe abantu bakina n'iyi Mana muragira ngo irakinishwa. Muribuka Yesu ari muri Getsemani avuga ngo data iki gikombe kindenge. Harya Imana yaramuretse kiramurenga? Yarakigotomeye, yambika ubusa mu ruhame rw'abantu, arakufungwa, arakubitwa, yambikwa amahwa. Hari naho yatatse ngo data niki kikundekesheje. Harya byatumye Imana yururuka. Mutinye Imana itararwaniye kuri Yesu Kristo umwana w'Imana. Itararwaniyeho, izarwanira kuri wowe? No, ngo Mana yacu twebwe abisiraheli turakuzi. Ngo Isiraheli yataye ibyiza. Ndibuka ngikizwa amaparuwasi za Nyarugenge bafataga amasengesho, mugasasa ibirago n'intebe mukumva mudakeneye no kuzicaraho, mukarambya, mukatura ibyaha mu ruhame. None reka data ni mu matwi, kubera ko abenshi buzuye ibizira, ibiganza byabo byuzuye amaraso. Ntimwahangara kwatura kubera iki? Kuko menshi mufite ipfunwe n'ikimwaro, kuko ibyanyu bigiye hagaragara. Ni ukuri ntago mwabona inzira yo kunyuramo. Niyo mpamvu habayeho intebe ya penetesiya yaje mu kirokore. Abenshi ni ugutwikira. Kubera iki? Ni ukuri nta nzira mwabona yo kunyuramo, kubera ibintu mwicaranye, kubera ibintu mutindikiriye. Ndibuka rwose za rubonobono bibare, mwicara hasi ku karago mukamara iminsi 3, umwuka w'Imana kururuka, abantu bagasenga mubatizwa mu mwuka. Ariko ubu hari n'umupasiteri wabyemera ko bibaho? Abenshi ari abamanyura amazi. Isiraheli yataye ibyiza. Pantekote abarokore babaga bakundanye, buzuranye urukundo. None mwuzuye amoko, abenshi n'abajyama, n'abahutu, abatutsi, n'abatwa. Ye baba we, muri abazigaba, muri abega. Nakurikiranye iby'aya moko ngo y'abazigaba, abasinga, ngo abega, ngo numva nibibahagarariye mu kubikurikirana. Ngo niba ngo abega bahagarariwe n'igikeri,
buriya niba ukikitwa umwega urumva ko nuhura n'igikeri uzajya ugisubiza ati muraho banyakubahwa. Umuntu ukikibara mu moko uri kure y'ubwami bw'Imana. Niba ukikibona nk'umusinga hafi aho ngaho, niba uzi ko uri kujya mu ijuru, tandukana n'amoko y'isi, tandukana n'ubuhutu. Amazuru avamo ibimwira koko. Pantekote mbere nta buhutu n'ubututsi, ariko iyi minsi ya none kugira ngo baguhe inshingano bamwe, hari aho ugera ugasanga ni amazuru. Amazuru yabaye amazuru, niba ari umuhutu riravano rikagera irindi iriya, niba ari umututsi rigera iriya hakurya. Harya ayo mazuru mwimitse mu mitima, bakaguha ubudiyakoni, rizakoropa urusengero uzarikubisha hasi. Imana iraje yakubita igiti, ibyo bizuru mwimitse bizabashwanyagurikiraho. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Imana irema Adamu na Eva, abahutu babumbwe ryari, abatutsi babumbwa ryari, muhe mwaka? Igitabo kigaragaza abahutu n'abatutsi igihe babumbiwe ni hehe? Ko muri gupfa ubusa, ko ahubwo muhasanga mugira n'isano, mwebwe munamvukana, ugasanga uri kwica so wanyu, ugasanga uri kwica, uri kurwanya nyokorome, uramuhiga kubera umubisha ari we Satani. Yemwe abigisha b'amadini, aho kwereka abantu ko Satani ari umugome, mwaramutwikiriye, ahubwo muri kwereka abantu ko ubwabo ari bo bagome, mugategana iminsi, aho kugira ngo mukangurira abantu gushaka ubwami bw'ijuru. Yemwe abanyamoko, ubwami bw'Imana bubari kure, ntibishoboka ko wabwinjiramo. Waba uri umushumba, waba uri bishop, ntaryo uzinjiramo uri umunyamoko, keretse abatandukanye n'ibyaha byo mu isi. Ahangaha ngo Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azaguhiga. Niyo mpamvu nta mahoro muri iki gihe cya none mu byerekeranye n'urugendo rujya mu ijuru. Huzuyemo ibintu byinshi kubwo guta umuco mwiza wa Gikristo, kuko twarinjiranwe. Bitumye umwanzi atugenza uko abishaka, ari kuduhiga. Nuko twikomereze ku murongo wa 4. Imana iravuga ngo bimitse abami ntabitegetse. Aha handira ijambo ubyumva abyitondere, umwuka uko yabimbwiye ngo bimitse abami ntabitegetse, bishyiriraho ibikomangoma ntabizi. Imana yanumye ngo mbwire umuntu wese wahawe inshingano atarazihawe n'ijuru, ngo igiti cyose Imana itateje kurandura. Iraje ku itorero, ije gusukura igiti cyose Imana yera itateye, ije kukirimbura uko byamera kose. Wewe uraje uvuye iyo ngiyo, ntago tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora paruwasi. Uri umujya muri umukoboyi, uri umuniga, nawe ubwawe urabizi. No wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora. None ngo uri umushumba, uri umushumba wa yahe matungo? Aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka, ni amatungo, ni ingurube, ni ihene, aho Imana ije kubikurikirana. Umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira n'ijoro, igiti Imana itateye cyose ije kukirimbura. Bimitse abatambyi ntabizi, nibiyimikira bashyiraho ibikomangoma. Imana atari yo yabikoze. Ibyo rero biteye Imana kugaruka nk'igisiga. Kubwira ubu butumwa, Imana yarambwiye ngo iragarutse ije gufunga isengero. Iraje irazifunze. Yaberetse ino abantu murasakuza ngo byakomeye byacitse. Imana ije kubereka ikirenge cyayo, murabigenza mute? Nibeshurira ikirenge ko ari ino mwabonye, biragenda biti? Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo yavuze konje, ariko ari bitararuhutse. Harya telefone zabonye konje, iraje nazo izihe konje. Hari abatarigeze bajya muri guma mu rugo, Imana ije kubashyira muri guma mu nzu. Muruhuke yemwe, n'abaganga babona akaruhuko. Iraje nk'igisiga, igwiriye urusengero, ije itunguranye mu buryo mutatekerezaga. Ngaboneraho kubwira abaririmbyi, Imana irababaye kubw'ubusambanyi bwuzuye mu makorari. Imana irababaye we, Imana irababaye kubw'uburaya bwuzuye mu makorari. Irababaye kubwo kugambanirana, mukamena amaraso atariho urubanza. Ese Imana iririmbirwa n'abakire gusa?
ko ari amakorari yasinye yuko umuntu udafite amafaranga atakwinjiramo. Yemwe baririmbye, Imana izabahembera iki? Aho nimugira ngo ni ugucuranga ibyuma, misiyo ni ukugura ibyuma, nimushaka ingingo ibarengera imirimo. Ntibiteye isoni kubona korari igihugu cyose cyuzuye amakorari, nta nimwe yavuga ngo reka tujyane byibuze n'umuneke kwa muganga. Mu nzu z'imbohe muravuga Yesu wo ku munwa gusa, nta bikorwa. Koko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo abaririmbyi mwibuke guhamagarwa kwanyu. Byaba biteye agahinda n'imvune mugira mu murimo w'Imana, ariko abenshi mumeze nk'abaherekeje umugeni. Muzarebe umugeni n'umukwe aba ari abantu babiri, ariko abamuherekeza usanga abenshi ari ubushyo. Kandi igitangaje umugeni nubwo waba usanzwe umuzi, nubwo mwamubana mu nzu, kuko ari umugeni uwo ari wese aba akeneye kumureba. Ariko igitangaje ari umukwe ari umugeni bose baba bitonze, nta jambo baba bafite. Iyo bababwiye ngo mwicare baricara, tumuhaguruke barahaguruka. Babigirizaho ngana, ariko isaha ibi zaba saa 4, igicuku kije, ijoro rije, umukwe afata ijambo atitaye ko uri nyirasenge w'umugeni, waba utaha mu kindi gihugu, waba utaha mu ntara ya kure, ntatiku ufite, aravuga ati mwese musohoke mugende. Ntabwo wamuzana ati ndarara hehe ko ndi nyirasenge w'umukwe, aravuga ati nushaka kurare muri borudire, ibyo birakureba. Icy'ingenzi nari nkeneye ni umugeni wanjye. Igihe kirageze, Yesu aje gutwara umugeni we. Kandi mugeni nawe witegure, wiboneze, kuko utunguwe no kuza k'umukwe. Imana ibishimirwe. Nuko rero nkabwira abafite inshingano, nushaka ubuyobora na groupe y'amasengesho, yewe Imana ije kukubaza abo wayoboye aho wabagejeje. Ntabwo Imana yabatumye kwigisha amazu n'amamodoka, yabatumye kurya utwa rubanda. Bahanuzi ntiyabatumye kurya imitsi ya rubanda, gukangisha abantu ngo nutatanga aya mafaranga ngo Imana irakwica, ngo zana amafaranga ngo ugire kanyarira, ngo ngutangire igitambo, ngo zana ngo miliyoni zingahe wabona ari nimero yo hanze. Nukuri kose abesha amafaranga agiye kubapfira ubusa. Ndabwira hano abihani wacu, Imana yarambwiye ngo kwambara neza bigezweho, gutunga amazu n'amamodoka bigezweho, ngarika imbere byose bigiye gutagaciro. Tunga amafaranga menshi ku makonte, abenshi mugiye kubura icyo muyamaza ayo mafaranga. Agiye kubapera imfabusa. Muhungu umushinyi ugiye gutera. Abandi abagore mwanitse ibibero, n'abakobwa mwaranitse. Muhumure, Imana yarayo mwijurije kubanurira. Muhumure, Imana ije kwanura ibyanitswe byose. Yego tugiye gusenga. Ngabonera no kubwira ariko ntaribagirwa, sinareka kubwira aba batinganye baje kwihisha mu nsengero. Umugabo ateruta indi mugabo, ngo naragukunze, ngo urabitekereza hiki, ari kubwira mugenzi wawe w'umugabo. Ngo none ngo ndashaka ko icyo ukeneye cyose ngikemura, uri kubwira mugenzi wawe w'umugabo. Ndavuga batinganya abantu bakayoberwa ibyo ari byo. Ni abagabo basambanya abandi bagabo, ni abasore bari gusambana n'abandi basore, ku buryo umusore mugenzi wawe akubona akakwishisha akagira ubwoba. Harya ngo uburenganzira bwanyu burahari. Yewe waba muri Amerika, aho muri hose, Imana yo mu ijuru ni hehe? Mwibuke iri jambo rivuga ngo Imana irakomeye. Nta handi Imana itagera, ibasha no kukurasa umwamburi Burayi ukakugeraho. Kandi mwibuke ko yicaye mu ijuru, ntabwo ari ngombwa ngo manuke mu Rwanda. Aho waba uri hose isi irayikontorora n'akantu gato cyane. Batinganyi, yemwe uziko namenye ko disi ngo habaho n'abantu biyitirira Imana, ngo ari abapasiteri bitingana. Abo Uwiteka bamanuriye inkota mu mutwe, kuko hari ibintu Imana irambiwe. Imana imanuye ibyorezo, Imana imanuye ibyoreza amakuba ku batuye isi. Hari ibyaha yahaze Imana, hari ibyaha yahaze Imana. Imanuye inzara mu gihugu cyacu. Iyi nzara mwibuke ko yigaze kumbwira ngo abanyarwanda bazasonza kugeza ubwo umuntu azajya yayura urwasaya kongera kuruhuza ntibikunde, kubera inzara. Mushaka ubwami bw'Imana. Kandi yarambwiye ngo iyi nzara ntizakangwa n'abategetsi bakomeye, naho izahakomanga ihinjire.
naho izagerayo. Ariko ngo abubaha Uwiteka, abo bose bakumvira Imana, ifite uko irabigenza, nk'uko yatabaye abanyegiputa, Abisiraheli muri Egiputa mu byago 10 byose, ikarengera Abisiraheli. Ni nako abantu bayitonyeho. Imana ifite uruhisho rwayo ukuntu igiye kubigenza, ariko Imana igarutse ije nk'igisiga mu bintu igwiriye n'urusengero, ije kuzikinga kuko yashatse mu marira w'ubura. Kadusenge. Ndaguhimbaje mucunguzi wanjye, ndakubashye mwami w'abantu. Niwe gitare gitangaza amahanga yose y'abari mu isi, niweho mbaraga zimira izindi, niwe bwugamo bwacu, niwe ntare yo mu muryango wa Yuda ukaba igishyitsi cyo kwa Dawidi. Izina ryawe ni iryera. Niba tugutonyeho ukabishima, wemera ubusabe bwacu, uramira ubugingo bwa benshi, abaguye ubegure, abasinziriye ubakangure. Garuka ku itorero ryawe Mana Data, wongere ukangure abantu bawe. Ntago twifuza ko barimbuka, ariko Data, niba tukugiriyeho umugisha, tabara ubugingo bwa benshi kuko burimbutse, kandi amaso ya benshi arahumye, nta mbaraga zo kubireba, kuko benshi bari kuramya ibigirwamana, abandi bakaba bari kubararira ibidafite umumaro. Ndakwinginze ngo wongere ukangure ubwonko bw'abantu, bibuke ko mu ijuru hari Imana. Urakoze kubyumvishije kandi kutabaye, ni mu izina rya Yesu, amen.